Aramutseho natwe tumeze neza nta kibazo. Ndabona koko iminsi ibiri ndi kubona ndazirangiza guno munsi. Ubwo buriya kandi ni byiza cyane rwose nafashijwe ngo nari maze igihe kirekire ndi kwiga kuri garaje ariko ndaco nari naragezeho, ariko kuri ubu ubwo ndi kubona mbega ari sawa pe, ibintu byabaye sawa rwose nta kibazo. Ibyo ndarinzi niko ndi kubona byose nafashijwe. Ubwo buriya rero aho nigaga narahavuye, ubwo buno ndahandi ndi kumva ku bwanje, ndi kumva nafungura akagaraje kanje bitewe n'ibyo nize, kuko ibyankomplikaga ndi kubona byose byavuyemo. None ngabaza nti ni ngombwa kuja gukora stage kandi nari ndangije ng'imyaka zigera muri 3 ndi ku garaje ariko ndaco byangejejeho, ariko buno ngaba ndi kubona nahise kabisa mfata ibintu bikomeye ku buryo ndi kubona kabisa ndi capable kuba nagira icyo nkora. Muze kunsubiza murakoze. Ikindi cya kabiri nga serivisi nari ndi gusaba, nyabuneka kiriya gitabo kirimo garama piyese ya moto, niba byashoboka mukaja murafotora wenda ipaje ku paje mukazindumira, nje ngazaja kuzifotokopiya ngasohoramo salabisi yanje. Mwaba mumbyaye, cyangwa se niba mwaba mugifite wenda ku platiforume wenda ari ng'igitabo kuriya kimeze nabwo ukaba wakimba ngagisohora, kuko ni icy'ingenzi cyane. Ubwo iyo niyo serivisi ndi kugusaba ngaseho kabisa, mbabarire se kumbwira pe ibyo bintu uko ari bibiri. Murakoze. Ariko ndaca hehe? Biragenda bite? Ndabinyuza mu bihe nzira? Ndajya hehe? Ukaba uyu munsi wa none warabuze inzira y'iterambere, ariko IBTC Film and Design School yaje kubikora kugira ngo itazakuremerera ino nzira yawe y'iterambere, igacamo mu buryo bworoshye. Sha mu ishuri utari butindemo, uryimembwemo ukwezi kumwe gusa, wiga imyuga. Numara kuyiga ntabwo uzasabwa igishoro, nta nubwo uzasaba ikibanza, uzasabwa kujya ku isoko gukora ibintu byawe wize, akazi uzakabona. Kubera iki? Bakwigisha ibintu bigezweho bijyanye n'aho iterambere rigeze, ariko binajyanye n'impano wiyumvamo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi cya gatatu, bakwigisha imyuga, bakaguha certificate ijyanye n'aho igihugu kigeze, ariko kandi intego bafite no kutagutinza mu ishuri. Bamwe usanga biga amezi 6, abandi bakiga amezi 3, bakaza bafite package ingana n'iya wa muntu wize ukwezi kumwe watangiye gukorera amafaranga. Shijuka rero ureba hisi igeze, ugiye kwiga muri IBTC Film and Design School kwezi kumwe konyine. Nuhitamo kwigira online, ni nabyo byiza, ni nabyo biryoshye, nabyo bidahenda cyane ugereranyije n'ahandi, uragenda wige. Nuhitamo kujya kwiga mu ishuri, uragenda wige, byose n'amahitamo yawe. Gusa wowe utekereza hazaza, kuko umwuga ntusaza, ntuva kuri mode. Ahantu hose wajya ku isi wakora warize muri IBTC. Icyambere barakwigisha gukamera neza bya kinyamwuga, kugira ngo bimenye neza. Uzambaze nyende umukameramani niba utanabizi, ahubwo uzampa akazi. Nyuma y'aka kazi nkorama no umukameramani mwiza cyane, mu videographer mwiza. Uzabaze ngo nibura ku munsi mu videographer yakorera ngahe. Ndababwiza ukuri, amafaranga nibwo yize umunsi genda rutamuna karehe hano ku munsi dufata ku mishahara, umukameramani arayarenza. Singiye kubabeshya, kuko ni wa muntu rutamu ushobora kujya gukora akazi rimwe ryonyine agacyura 100,000 cyane. Ntababeshye se wakora umunsi umwe hano gacyura 100,000, keretse prime bayizanye. Ariko ku mushahara wanjye naho nkora umunsi umwe ngira 100,000. Urumva cyakoze prime yo ije birakunda. Ndagira ngo mwumvishe yuko ukeneye iterambere mu buzima bwawe,
ariko mu bintu utatekerezaga ko umukameramani yakubaka inzu i Kigali uri kumva. Ikindi cya kabiri bakwigisha graphic design, bakwigisha moto, gukanika moto online. Ubuhamya buratangwa ko gukanika moto abantu mwese muraziga ariko online ukwezi kumwe n'ibindi byinshi ubu bigezeho. Rero kujya wicara kuri mikoro ufana umuntu nka Rutamu, ngo Rutamu ndamufana, ariko ntabwo nta kintu wowe urimo urakora ngo nawe bazagufana. Urimo urapfusha mega zawe ubusa ujya kureba ba Rutamu ni byiza n'abandi, nkuko wari wakoze iperereza nshaka, ibyo ndabyemera ni byiza, ariko urimo urakora iki kugira ngo ubukene buveho? Urimo urakora iki? Izo mega zawe urimo upfusha ubusa uziganiraho n'abakobwa barenze 6 nta n'umwe urimo ugukeneye. Izo mega zawe urimo urareberaho Papa Sava ni byiza, ariko koko nibyo byari bikenewe kurenza ibindi nta kibazo. Ariko ushatse ibyo bintu wabifata nka second hand, nk'ikindi kintu cyawe cya kabiri wajyamo kikuruhura mu mutwe. Umaze kwiga online ibintu bizagutunga ukagira ijambo kw'abo bajyama bose, bikore ukwezi kumwe uzambwira ibizavamo. Jya kwiga mana, jya kwiga niho hari ubuzima. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanza. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo.com.